Igice cya 11. Kwizera icyo ari cyo. Ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa, udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamya neza ni uko bari bagufite. Kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Kwizera niko kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Ni nako kwamuhaye guhamya ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo yari meza, kandi ni nako kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Kwizera niko kwatumye Henoki yimurirwa mu ijuru ngo adapfa, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye, kuko yahamijwe atarimurwa yuko yanejeje Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho, ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka, akabaza inkugi yo gukiza abo mu nzu ye, ariyo yacishije iteka ry'abari mu isi. Aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana, imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Kwizera niko kwatumye abo musuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganywe nawe ibyo yasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro, uw'Imana yubatse ikawurema. Kwizera niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yari acuze, kuko yatekereje ko iyasezeranije ari yo kwizerwa. Ni nacyo cyatumye umuntu umwe, kandi we yari ameze nk'intumbi, akomokwaho n'abangana n'inyenyeri zo ku ijuru kuba benshi, kandi bangana n'umusenyi uri mu kibaya cy'inyanja utabarika. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane, bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Kwizera niko kwatumye Aburahamu atamba Isaka ubwo yageragezwaga, kandi dore uwasezeranijwe ibyasezeranijwe yari agiye gutamba umwana we w'ikinege, uwo yabwiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro ruzakwitirirwa. Kuko yibwiye yuko Imana ibasha ndetse kuzura n'abapfuye, nicyo cyatumye amugarurirwa nk'uzutse. Kwizera niko kwatumye Isaka ahesha Yakobo na Esawu imigisha y'ibizabo. Kwizera niko kwatumye Yakobo ubwo yari agiye gupfa ahesha imigisha abana ba Yozefu bombi, agasenga yishingikirije ku ipfundo ry'inkoni ye. Kwizera niko kwatumye Yozefu ubwo yari agiye gupfa yibuka ibyo kuva muri Egiputa kw'Abisirayeli, agategeka iby'amagufwa ye. Kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi 3 amaze kuvuka, kuko babonye ko ako kana ko ari keza, ntibatinye itegeko ry'umwami. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimiye ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa ntatinye umujinya w'umwami, kuko yihanganye nk'ureba itaboneka. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso, kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Kwizera niko kwatumye inkike z'amabuye z'i Yeriko ziriduka, bamaze kuzizenguruka iminsi 7. Kwizera niko kwatumye Marayi wa Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Mbese mvuge kindi iki? Igihe cyandenga mvuze ibya Gideyoni n'ibya Baraki, n'ibya Samusoni, n'ibya Yefuta, n'ibya Dawidi, n'ibya Samweli, n'iby'abahanuzi. Baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abagore bahabwaga abo bapfushije bazutse, abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inyerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene, banyazwe byose, bakababazwa bakagirirwa nabi. Yemwe
n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Abo bose nubwo bamaze guhamwa neza kubwo kwizera kwabo, nyamara ntibarahabwa ibyasezeranijwe. Kuko Imana yatugambiriye ikirushaho kuba cyiza, kugira ngo badatunganwa rwose tutari kumwe.